Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi noneho tuje kuganira ku bintu bishobora gutuma umuhungu cyangwa se umusore ava mu rukundo mu buryo butunguranye. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye twibanira mu biganiro byacu bitandukanye. Rimwe na rimwe abantu b'igitsina gabo bakunze kugaragaza imyitwarire yo gushaka kuva mu rukundo bari bamaze igihe gitoya nta mpamvu ihari igaragara, mu gihe bagenzi babo b'abagore cyangwa se b'abakobwa bumvaga ari bwo urukundo rugitangira kuri bo. Nyuma y'iminsi mike abakundana bahuye baba bahamagarana akenshi cyane, ndavuga ubutitsa, ndetse bakanandikirana ubutumwa bugufi uko babonye umwanya, bakumva hatashira icyumweru umwe atabonye undi. Muri iki gihe ibyiyumviro umwe aba afitiye undi nta magambo ahagije aba ahari yo kubisobanura, kuko aba yumva ko ari we yari yarategereje ubuzima bwe bwose. Nyuma y'igihe gito cy'ibyiyumviro bikomeye by'urukundo, umukobwa akunze gutungurwa no kubona ko imyitwarire y'umusore igenda ihinduka, bisa nkaho atakimushaka kandi mu gihe we yumvaga ari bwo urukundo rugitangira. Izi ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umusore mwari muri kumwe mu rukundo agenda. Icya mbere, aba afite ubwoba bwo kubura ukwishyira ukizana. Ni ukuvuga ngo nubwo kugira umukunzi bishimisha, kuko umuntu aba afite umuba hafi mu byiza no mu bibi. Ku mugabo iyo abona ibintu bitangiye gufata indi ntera, agatangira gutekereza ku bintu ashobora kuzahomba kubera uyu mubano birimo kujya aho ashaka, igihe abishakiye gusohokana n'inshuti ze n'ibindi, agenza gake, ahita abigenza gake. Ni byiza ko mu gihe ukundana n'umusore umwereka ko utaje gukuraho ibyo yakundaga no guhagarika ubuzima yabagamo, ahubwo we akazagenda abibona uko iminsi izagenda iza, akazagenda abibona ko hari ibyo akeneye. Akazagenda abibona ko hari ibyo akeneye guhindura. Ni ukuvuga ngo indi mpamvu ya kabiri izatuma umusore ava mu rukundo mu buryo butunguranye, ntabwo aba ashaka kukugira umugore. Ikintu gishobora gutera umusore gufata umwanzuro wo kuva mu rukundo mu buryo butunguranye ni ukumwereka ko ushaka ko akugira umugore kandi we yumva ko iyo gahunda atarayigira. Guhora umubaza gahunda gufiteho cyangwa se icyerekezo cy'urukundo nyamara we abona bitaragera kuri urwo rwego, bizamusunikira kuzajya aguhunga, ndetse ashaka impamvu izo arizo zose zatuma mutabonana, kubera ko abizi neza ko ari byo ugiye kumubaza. Niyumva atagishoboye kubyihanganira, afata umwanzuro wo gukuramo ake karenge. Indi mpamvu ya gatatu ituma umusore ava mu rukundo mu buryo butunguranye ni uko muba mudahuje imyemerere n'intego z'ubuzima. Iki kintu kirumvikana. Mu gihe umubano ugitangira, umusore ashobora kwihanganira bimwe mu bintu bituma adahuza n'umukunzi we, kuko yumva ko igihe kimwe kizagera bakabona ibintu kimwe, ni ukuvuga ngo bagahuza. Gusa uko iminsi igenda ishira, akabona barushaho kudahuza ku ngingo zirimo nk'aho bifuza kuzatura, kuzabyara cyangwa se kutabyara, umubare w'abana bifuza kubyara, idini n'ubuzima bazabamo, biri mu bintu bituma ashobora gutangira kubona ko uwo bakundana nk'umuntu biri mu bintu bishobora gutuma atangira kubona umuntu bakundana
ko badahuje inzozi n'intego z'ubuzima, bityo we agahitamo gukuramo ake karenge hakiri kare. Impamvu ya kane ituma umusore cyangwa se umugabo ava mu rukundo by'igitaraganya, ni ukuvuga ngo aba arambiwe kuba mu buzima bwuzuyemo amarangamutima. Kuba mu rukundo birashimisha ahanini kubera amarangamutima umuntu aba yiyumvamo, gusa ku gitsina gabo ntibakunda kuba mu isi yuzuyemo amarangamutima y'urukundo cyane. Ibi ngibi uzabibona nk'igihe uko mugenda murushaho kumarana igihe kinini, inshuro musohokana zizagenda zigabanuka ndetse n'amagambo y'urukundo akagenda akendera. Nuko abagabo nyine, ibi ngibi biterwa n'uko abagabo batagira amarangamutima menshi nk'ay'abagore. Ibi ntibivuze ko aba kwanza, ahubwo bivuze ko aba afite ibindi bintu byinshi asigaye aha umwanya cyane. Iyo mutashakanye ukarushaho kugenda umubaza impamvu yahindutse, ibi ngibi we abibona nk'igitugu, akaba yahitamo guhagarika umubano wanyu kandi wowe wumvaga ari bwo ugitangira. Ikindi kintu impamvu ya gatanu ituma umusore cyangwa se umugabo ava mu rukundo by'igitaraganya ni uko aba afite undi mukunzi ku ruhande. Imwe mu mpamvu itera igitsina gabo kuva mu rukundo ni ukugira undi muntu mushyashya, undi muntu mushya bari gukundana. Umuhanga mu mitekerereze ya muntu, uyu nguyu bamwita, reka turebe, uyu nguyu bamwita Dr. Carmen Hala. Uyu nguyu yavuze ko uyu nguyu ari umuco uhuriweho n'abagabo benshi. Yagize ati, abagabo benshi baryoherwa no kugira abandi bagore ku ruhande, kandi mbere yo guhitamo umugore umwe babanza gutereta abandi bagore benshi ku ruhande. Cyane cyane iyo babonye umubano wa nyawo, bahagarika umubano bagiranaga n'abandi bagore bari bamaranye igihe. Dr. Hala avuga ko ushobora kubura umusore mwakundanaga cyangwa se umugabo mwari kumwe mu gihe gito kubera ko yabonye undi umunyuze kukurusha. Indi mpamvu ya gatandatu ituma umugabo mwari kumwe agenda cyangwa se umusore agenda ni igitutu cy'umuryango n'inshuti ze. Nubwo urukundo ruba hagati y'umusore n'umukobwa, imigendekere myiza yarwo igirwamo uruhare n'imiryango n'inshuti z'impande zombi. Ni ukuvuga ngo ku gitsina gabo iyo mugikundana aba abona utunganye muri byose, gusa uko abagize umuryango we n'inshuti ze bagenda bamwereka ibitagenda neza kuri wowe, nawe agenda arushaho kubona ko ashobora kuba yarahubutse cyangwa se yarayobye cyane, bikaba byamutera kugenda ahagarika umubano wanyu buhoro buhoro, ukazasanga ibintu birimo kurangira. Reka dusoreze ahangaha. Ndakeka ibintu tumaze kuvuga wo kumva yumvise. Niba uri umukobwa, wowe icyo ugomba kureba ni ukureba ku muntu muri kumwe, ukareba ibintu tuvuze haruguru, niba hari igihe ujya ubibona. Nusanga ibintu twavuze ariko bimeze, uhite wimagina ko birimo kurangira. So wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye twibanira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kubera ko niba utari wayikandana n'ubu ngubu warahombye. Hano hanyura ibintu by'ubwenge bigiye bitandukanye. So reka mbashimire mwe mwese twabanye, reka twongere duhure mu biganiro byacu by'ubutaha.